Rick Ross atunze imodoka zirenga 200 mu gipangu cye. Izo modoka zose uri kureba ni za Rick Ross. Rick Ross bigize kumufata n'imbunda ndetse n'urumogi marijuana. Rick Ross abo ngabo uri kureba n'abana be. Uwo ni umuhungu we papa nawe yakurikije se. Ariko ubundi Rick Ross bamwita William Ronald Robert wa kabiri niyo mazina y'ababyeyi, hanyuma yavutse ku itariki 28 mu kwezi kwa gatandatu muri 76 avukira Mississippi, ariko yakuriye mu gace kitwa Carol City mu mujyi wa Miami, Florida muri leta zunze ubumwe za Amerika. Hanyuma Rick Ross yakuriye rero mu gace karimo amabandi, ubujura bukomeye cyane, abacuruzi ba drugs benshi bagiye batandukanye. Hanyuma rero bwigaga segonderi yari umukinnyi w'umupira ukomeye cyane, byatumye rero baza kumuhereza scholarship yo kujya kwiga muri kaminuza yitwa Auburn State University yabaga Georgia muri leta zunze ubumwe za Amerika. Aha rero muri kaminuza niwe yize ibijyanye na criminal justice, gusa kaminuza ntabwo yigize ayisoza. Rick Ross yahise abivamo. Hanyuma yenda mutuzi Rick Ross yagiye akora, nakubwira ko yakoze nk'akazi ko gucunga gereza. Hanyuma kandi kazi yakoze nuko Rick Ross yozaga imodoka. Ubwo yozaga imodoka icyo gihe yaravuze ngo izi modoka zose noza, izo nkundamo zose izarizo zose njyewe Rick Ross umunsi umwe nzazigura. Kandi koko byaranabaye, iwe mu gipangu cye afite imodoka zirenga 200. Hanyuma rero Rick Ross yinjiye mu muziki agana muri 90, hanyuma aza kumenyekana 2003 ubwo yashyiraga hanze indirimbo album yise Port of Miami. Gusa iyi album yaje kuyikurikiza izindi album nyinshi zigiye zitandukanye, zo ntabwo turi buzinjiremo. Ahubwo Rick Ross ni umuntu ukora injyana yitwa gangster rap, rimwe na rimwe agakora yitwa trap beat, ndetse agakora n'izindi njyana zigiye zitandukanye. Hanyuma rero Rick Ross yaje gushinga label ikomeye cyane yita Maybach Music Group MMG. Hanyuma rero iyi label ikaba ariyo yazamuye abahanzi barimo nka French Montana muramuzi, uwitwa Wale, uwitwa Mickey Mill nawe muramuzi, n'abandi bahanzi benshi bagiye batandukanye. Hanyuma Rick Ross ni umuntu rero w'umukire cyane, ubarirwa umutungo uri hejuru ya miliyoni 150 z'idolari. Hanyuma rero akaba natunze indege. Tugaruke rero ku bujura, iki byose bya Rick Ross yagiye akora bigiye bitandukanye. Hanyuma rero muranyemerera ikiganiro cyose kiri kuri YouTube channel yacu, niho murajya yahozaho TV, ni ikiganiro cyose kiri. Twakomeje rero na Rick Ross n'ubujura bwe. Hanyuma 2008 nibwo Rick Ross yaje gufatanwa imbunda n'urumogi marijuana mu modoka ye n'abapolisi ubwo ari mu mujyi wa Miami. Iki gihe rero yaje kujyanwa mu nkiko araburana n'iki byose. Hanyuma rero baje kuba bamufunga, ariko nibamufunga igihe kirekire, baza kuba bamukora muri gereza. Hanyuma 2015 ubundi bubabo Rick Ross yakoze, yaje ngo gufata imbunda ya pistol, hanyuma ngaza gukubita umukozi we bikomeye cyane. Iki gihe rero nabwo baje kuba bamuhana, ariko bamuhana kumufungira iwe mu rugo, ibizwi nka house arrest, mbere uko kino kibazo kiza kuba gikemuka. Hanyuma ikindi kintu Rick Ross azwiho no kugirana amakimbirane n'abandi baraperi bagenzi biwe, nkaho rero yagiranye beef n'umuraperi witwa 50 Cent. Uyu nguyu we no bagiranye beef bigeraho 50 noza Rick Ross abwira 50 Cent ati 50 Cent ndashaka kuguhereza akazi none nkakuzana iwanjye, kubera ko Rick Ross arusha amafaranga uyu mugabo witwa noza 50 Cent. Hanyuma rero ikindi kintu wenda cyagiye kivugwa ni ibiyobyabwenge, ariko Rick Ross bivuga yuko atazwi mu bucuruzi wenda bwa drugs, ariko ikintu Rick Ross akunda gukora mu ndirimbo ziwe niba ujye uzikurikirana cyane, akunda kuvugaruka cyangwa se kuvuga ku bigenanye n'ubucuruzi bwa drugs. Hanyuma rero wenda tugarutse ku mubana be famille n'iki, Rick Ross bivuga yuko afite abana bagera kuri 4 bazwi, nubwo bivuga yuko ashobora kuba afite abandi bana wenda hanze. Wenda nakubwiramo witwa Toy Robert umukobwa we w'imfura, hanyuma undi bamwita William Robert wa gatatu umuhungu we, hakaza witwa Becky Hams Robert umukobwa we, hakaza witwa Bliss Robert umwana wiwe mutoya. Hanyuma rero Rick Ross yagiye akundana n'abakobwa bagiye batandukanye, ndetse bashobora no kuba bagira ku 10, ariko wenda mu bake nakubwira witwa Lila, nakubwira witwa Tia Kepi, nakubwira witwa Lastonia, nakubwira witwa Brianna, nakubwira witwa Christina umukobwa nawe ndi bakundanye. Hanyuma rero yashyize hanze indirimbo zagiye zikundwa na benshi, nka 2003 yashyize hanze yitwa Hustling, hanyuma azashyira hanze yitwa Aston Martin Music 2010, yafatanyije no witwa Drake. Hanyuma rero aza gushyira hanze yitwa Brown Money Fast 2010, yafatanyije no witwa Style P. Hanyuma rero 2008 yashyize hanze yitwa The Boss yakoranye na T-Pain, aza gushyira hanze yitwa Stay Shemini 2012, nabwo yakoranye na Drake ndetse na French Montana. Ashyira hanze yitwa Purple Lamborghini 2013, aza gushyira hanze yitwa Devil in a New Dress, aza gushyira hanze yitwa Magnificent 2009 yakoranye na John Legend muramuzi, aza gushyira hanze yitwa You The Boss 2011 yakoranye nanone na Nicki Minaj, aza gushyira hanze yitwa Money in the Grave 2019 nanone yakoranye na Drake, ariko ngiyo yari featuring. Hanyuma rero Drake noza Rick Ross usanzwe nyine mu rugi we ni umuntu wagiye agura ahantu nk'agafamu, abahantu hitaruye nyine abandi
abandi bantu bose ku buryo igipangu cyo usanga nyine cyitaruye ariko kirimo imodoka nyinshi cyane. Ikindi Rick Ross ni umuntu uzwiho gutunga inkweto kubera yuko ngo yagiye kugura inkweto yitwaza nyine nk'ikamyo bakagenda bagapakiramo kandi z'ubwoko bwose, bivuga ko rero atunze inkweto zirenga 1000. Hanyuma ikindi Rick Ross ni uko ari umuntu uzwiho kugira imyenda myinshi cyane nk'uko nkubwiye inkweto n'imyenda nabwo nuko nk'uko wagira ngo ni umucuruzi w'imyenda. Ikindi ni uko Rick Ross ari umwe mu baraperi nyine batunze agatubutse, ikindi akabazwaho nyine kuba ari umukire ufite n'indege yiwe bwite. Hanyuma ngira muri comment umbwire icyo mwifuza ko twazagarukaho ubutaha, hanyuma nkandira kuri subscribe tujye tubana umunsi ku wundi. Bamwita Rick Ross naho ni njyewe nyitahoza.